mu gihugu cyacu ntabwo ubutabera bwigenze kandi nta kuntu abantu babaho mu mudendezo ngo abantu bishyire bizane ubutabera buri munsi y'urukweto bw'umunyagitugu. aho bigana Il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer. Muri CNRD FRN ibyo byose twarabisuzumye turabyitegereza dusanga bitagomba gukomeza. Dufite rero imigabo n'imigambi yo kugira ngo tuzahangane n'iyi leta. Igisubizo cya mbere ni ugukuraho iyi leta. aho bigana ni ikiganiro cya radiyo na televiziyo ubwiyunge. nshuti muteze amatwi radiyo na televiziyo ubwiyunge, mwiriwe. ubu turi ku wa mbere tariki ya 3 Mutarama umwaka w'2022. muri kumwe na Mugwaneza Rafiki mu kiganiro aho bigana. muri iki kiganiro tukaba tugiye kuganira ku butabera bw'u Rwanda bwahindutse igikoresho cy'agatsiko n'aho buganisha abanyarwanda. tukaba rero turi kumwe n'impuguke akaba n'umusesenguzi mu by'amategeko Bwana Dr Innocent Biruka. Bwana Dr Biruka, ndagira ngo mbanze nibutse abantu yuko uri n'umunyamabanga mukuru wungirije wa CNRD FRN. Bwana Dr, ubusanzwe ubutabera burigenga. Kuki ubutabera mu Rwanda butigenga, aho usanga umuntu bamucira urubanza nk'uko agatsiko kabyifuza? Urakoze Bwana Rafiki kongera kuntumira kuri radiyo televiziyo ubwiyunge. Uragira uti mu Rwanda umuntu acirwa urubanza wabyitegereza ugasanga bijyanye n'uko agatsiko kabyifuza. Iki kibazo rero unagira nkubwira ko ari ikibazo nyamukuru abanyarwanda bafite. Ni ikibazo mu by'ukuri cy'ubwigenge bw'ubutabera. Mu gihugu cyacu ntabwo ubutabera bwigenze kandi nta kuntu abantu babaho mu mudendezo ngo abantu bishyire bizane ubutabera buri munsi y'urukweto bw'umunyagitugu. Ubundi mu gihugu kizima, mu gihugu koko abantu bishyira bakizana, haba itandukanyirizo hagati y'ububasha nyubahirizategeko, ububasha nshingamategeko n'ububasha bw'ubucamanza. Iryo tandukanyirizo niwo musingi w'ukwishyira ukizana kw'abaturage b'igihugu. Ni ukuvuga ububasha nyubahirizategeko, ni ukuvuga leta ni ukuvuga umukuru w'igihugu, abaminisitire n'inzego z'ubuyobozi bw'igihugu ziri ku mirenge. Nicyo mu gifaransa bita pouvoir exécutif. Hakaba n'ubwo bubasha nshingamategeko. Ububasha nshingamategeko ni abadepite n'abasenateri bagomba gutora amategeko badashyizweho igitsure, bagatora amategeko koko bayatekereje ku buryo amategeko aba avuye mu bushake bwabo izo ntumwa za rubanda koko. Ububasha bw'ubucamanza rero ni abacamanza bicaye, ni ukuvuga bariya bambaye amakanzu y'umukara n'umweru imbere, umeze nka karavate y'umweru. Ni abacamanza bicaye, ni ukuvuga abaca imanza mu rukiko bicaye. Noneho hakaba abacamanza bahagaze. Abacamanza bahagaze rero ni abahagarariye leta nabo muri parike, ni ukuvuga abashinjacyaha n'abagenzacyaha.
abagenzacyaha n'abakora itohoza kugira ngo berekane ko ibyaha byakozwe, abo bagomba nabo kwigenga kuko ntabwo bagomba gushyirwaho igitsure na leta ngo batumwe na leta gushaka ibyaha byakozwe, kuko ni ukuvuga ko bashobora no kubihimba. Ibyo rero ni nabyo mu Rwanda tubona ibyaha byinshi cyane cyane bifite aho bihuriye n'inyungu za leta, harimo ibiba byahimbwe, nanone babihimba bagasanga n'abari nyirarureshwa bakaba bakoresha uburyo noneho bugayitse kurusha ubundi bwose, nko kuniga uwo bakurikiragaho ibyaha bazi ko bamurenganya, bakamuniga bakamwicisha urubozo. Urabibona muri iyi bisi birogeye mu Rwanda, abanyamakuru reba uburyo bishe Mihigo Kizito, mu by'ukuri bazi neza yuko bamurenganya, ariko basanga ntibizamufata, bahitamo kumuniga, barangije banabeshya yuko we yiyahuye. Burya rero yaguye mu maboko y'ubugenzacyaha. Noneho rero abacamanza nanone bahagaze, ni ukuvuga noneho abashinjacyaha, ubushinjacyaha noneho bavuga ubushinjacyaha, noneho iyo urubanza rwatangiye, noneho abo kuri parike, prokireri cyangwa abamwungirije, ugasanga noneho barimo bashinja ibyaha imbere y'abacamanza. Ni ukuvuga byarenze ubutohozi, byarenze ubugenzacyaha, noneho bijya mu mushinjacyaha. Aho naho bagombye kwigenga, kuko abo bashinjacyaha nibo bashobora no kugeza bakavuga bati yewe, bati iyi dosiye turumva irimo ubusa, abagenzacyaha ntibakoze akazi bihagije, cyangwa se baribeshye, cyangwa se tubonye ibimenyetso bindi bigaragaza ko uregwa agomba kuba ari umwere. Nibo bashobora gufata icyemezo nanone kizima cyo kuvuga yuko ibirego babihagaritse, bakavuga bati uwashinjwaga nubwo yaba yaranafunzwe, bati natahe. Ntacyo bakaba bagifata, icyo cyemezo bakagifata nanone mu mudendezo, mu bubasha bahabwa n'amategeko, ntawe bashyizeho igitsure, atari ukubera ruswa, atari ukubera agatuza k'umuyobozi wa leta. Abacamanza bicaye rero bo bagomba kugira umudendezo n'ububasha bwo kwemeza imanza ku bushake bwabo n'umutimanama wabo. Hari icyo mu Kinyarwanda bakunze kuvuga ngo kuruca uko barwumva. Uko barwumva mu by'ukuri tubyumva wenda mu Kinyarwanda cyacu wenda nabi, tuvuga ngo kuruca uko arwumva ni ukubeshya, ariko ubundi mu by'ukuri bifite igisobanuro cyiza, ni igisobanuro kijyanye n'umutimanama. Umucamanza agomba guca urubanza akurikiye gusa umutimanama we. Noneho hakaba navuga ikintu cyonyine gishobora kugorora ibyemezo umucamanza wicaye yafashe, ni uko abatishimiye ibyemezo yafashe bashobora kujya mu bujurire, bakajya kujurira. Umucamanza uri hejuru urubanza akaba yaruhindura akaruca ukundi. Ibyo umucamanza wo mu iremezo yari yemeje, umucamanza wo mu bujurire akabihindura. Kandi nanone ntibibe ikibazo ku mucamanza wo mu iremezo, nawe akavuga ati okay, umucamanza unkuriye yarusheshe, ibyo nari nemeje yabiciye amazi, ariko nabifitiye ububasha. Ibyo nari nemeje nari nabyemeje mbifitiye ububasha, none umucamanza undi hejuru nkuriye wo mu bujurire yabiciye amazi aruca ukundi. Wari watsinze mu iremezo, uwo nari navuze ko atsinze niwe utsinzwe mu bujurire, ariko ari we aruciye mu bubasha bwe, nkuko nanjye naruciye mu bubasha bwanjye, tunahuriye mu nzira, nta kibazo, yakoze akazi ke nkora kanjye. Noneho rwava no mu bujurire, wenda utishimye hakajya noneho kwaka iseswa ry'uko rwaciwe mu bujurire, nubwo hakajya mu rukiko rw'ikirenga.
urumva aho ngaho naho umucamanza w'ikirenga nawe akaba ashobora kubihindura byose, akabihindura byari byemejwe mu bujurire, akabisesa, noneho agategeka ko urubanza rwongera ukajya gutangira mu mizi. Ni ukuvuga haba mu iremezo, haba mu bujurire, haba mu busesamanza, hose umucamanza agomba kuba yigenga, ntawamushyizeho igitsure, atagenzwa n'uko yahawe ruswa. Nibyo rero nakwita ubwigenge bw'ubucamanza. Ubwo bwigenge rero mu Rwanda ntabwo buhari. Nahereye mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha, noneho reka noneho tujye no mu iremezo. Akenshi usanga imanza zose leta yaba ifitemo inyungu zose, akenshi umucamanza abanza gukenguza akamenya icyo leta ishaka, akaruca akurikije uko leta ishaka. Imanza zireba cyane cyane nk'ibintu byerekeye imitungo, usanga nk'ibibanza, ubutaka, cyane cyane mu mbago z'imijyi, by'umwihariko mu mbaga z'umujyi wa Kigali, ibintu byose byerekeye uburenganzira ku butaka cyangwa ibintu bitimukanwa, amazu n'ibindi. Noneho ibibanza birimo ubucuruzi, usanga akenshi leta akenshi ibishaka kwivaniramo inyungu zayo, abaturage bakaba bahahombera bikomeye, nta n'imbabazi ibafitiye. Aho hose usanga imanza zicibwa mu by'ukuri mu nyungu za leta, hakurikijwe icyo leta yifuza. Noneho twajya noneho mu bujurire, akenshi ugasanga noneho umucamanza w'umujurire bamushyiraho cya gitsure, nawe akaba ashobora kwemeza ko urubanza rwabaye rwiza mu iremezo, kandi mu by'ukuri rwararenganyije, rwaragiriye nkana, rwarahonyoye bikabije cyane abaturage. Muri gasesa naho, muri kasasiyo naho ugasanga urubanza rwakwemezwa cyangwa rugaseswa buri gihe bitewe n'inyungu za leta, icyifuzwa na leta ugasanga nicyo gitsimbakaye. Izo ni imanza. Noneho mu irangizwa ry'imanza rero, abahesha b'inkiko, sinzi nimba wibuka nk'irangizwa ry'imanza ryagiye rikorerwa publicite cyane, sinzi nimba wibuka nk'umugabo w'umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana, mu kugurisha ibintu byo kwa Rwigara cyangwa mu kugurisha imitungo ya Bwana Rujugiro ay'abatwa Tribert. Ngira ngo uribuka uburyo uwo muhesha w'inkiko mu by'ukuri habaga ari ibintu by'ikinamico byateguwe, mu by'ukuri aruza kugura kwegukana ibintu yabaga yateguwe, noneho ibintu byabo birimo bigurishwa. Uribuka nk'umukobwa wa Rwigara, Anna Rwigara, ukuntu yabaga arimo atunga agatoki yinu, bavuga ko ibyo bintu barimo bakora ari amahano, ariko ugasanga baramwima amatwi, ugasanga igurishwa ryatumijwe n'urubanza rukirimo cyangwa ubujurire bukirimo, kubera juste yuko bashaka kunyaga Rwigara. Donc ugasanga n'ubuhesha bw'inkiko, abahesha b'inkiko nabo ntibigenga, cyane cyane kubera inyungu za leta. Ugasanga ibintu bitejwe cyamunara kandi impaka zitararangira. Ibyo byose ugasanga mu by'ukuri ni leta iba itsimbakaza ubushake bwayo kubera inyungu zayo, inyungu zo kugira ngo yegukane imitungo itari yayo, cyangwa inyungu zo kugira ngo ikeneshe bikomeye uwidashaka, inyaga abanyarwanda. Ubwo rero urumva ni ikibazo, mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye, nk'uko nabivuze, cy'itandukanyirizo ry'ububasha nyubahirizategeko, ububasha nshingamategeko n'ububasha bw'ubucamanza. Ububasha bw'ubucamanza rero buri munsi y'ikirato cy'agatsiko n'umutware wako Paul Kagame. Ntabwo rero abanyarwanda bashobora kubaho ngo bishyire bizane, ngo bavuge icyo batekereza,
ngo barye ibyabo batungwe n'umurimo wabo, ubucamanza buri munsi y'urukweto rw'umunyagitugu. nk'umusesenguzi mu by'amategeko mubona ari izihe ngaruka abanyarwanda bakura cyangwa bazakura mu kuba ubutabera butigenga? Urakoze. Uti ingaruka ni izihe? Ingaruka zaba izihe? Hari ingaruka tubona, hakaba n'ingaruka zitagaragara, ariko abasesenguzi bakaba bazi neza ko izo ngaruka zigomba kwicara zitezwe. Abanyarwanda tukamenya neza ingaruka zigomba kuvubuka isaha ku yindi, igihe ubutabera buri munsi y'urukweto rw'umunyagitugu. Ingaruka zigaragara ni ako karengane kagaragara. Ukabona umutungo wa Rujugiro barawutwaye komusa, kandi avuga neza ko nta deni afitiye leta, ariko bakaba barahimbye amadeni bakayarundanya, bagaca n'imanza za nyirarureshwa, buri wese akabona neza ko harimo ikinamico. Ibyo biba bigaragara ko harimo akarengane kagaragara. Ubwo navuga ingaruka zigaragara z'akarengane. Iyo ubona nanone kajya gatoki Ana Rwigara yabaga akubita ku kandi, cyangwa Madame Adeline Rwigara atakambira rubanda avuga ati baratumaze, bagurishije ibyacu, bagize bate, baduca amafaranga y'agakabyo, baratwambuye, bagize bate, baduteye mu rugo. Reba uburyo bateye mu rugo kwa Idamange ibya Mugwiza, bakagenda nk'abagiye guturumbura abarwanyi bafite intwaro za kirimbuzi, kandi bagiye mu rugo rw'umutegarugori ufite abana. Ako karengane navuga ko nizo ngaruka zigaragara. Ingaruka zigaragara, uburyo usanga ibintu byose byiza mu mujyi ni ibya leta, ikirukana abantu shishi itabona, igasenyera abantu, ako karengane. Ariko hari noneho n'ingaruka zitagaragara, Bwana Rafiki. Ingaruka zitagaragara ni uko ejo cyangwa ejo bundi rubanda ishobora kwiyemeza kwisubiza ubutabera yambuwe. Akenshi rero ntabwo iyo rubanda ishatse kwisubiza ubutabera yambuwe biba bizima, kuko habamo ibikorwa bikomeye bishobora no guhungabanya umutekano, bigahungabanya ubusugire bw'igihugu. Kuko iyo abaturage bavuze bati tugiye kwisubiza ibyacu, icyo gihe bashobora kubyisubiza habaye n'ibikorwa by'urugomo, kubera ko barenganijwe igihe kirekire. Aho biganisha rero abanyarwanda, ni uko bitavuyeho, iriya leta itavuyeho kandi ntizabaho ku neza, ko biragaragara ko ifite agasuzuguro gakabije cyane. Aho biganisha ni uko ejo abanyarwanda bashobora kuvuga bati turisubiza ibyacu rero ku neza cyangwa ku nabe, kandi bitewe n'imikorere ya kariya gatsiko n'agasuzuguro kajejeta ka kariya gatsiko n'ihonyoramuntu n'ikiboko kariya gatsiko kitsimba kajeho. Icyo gihe biraganisha muri ya mpinduramatwara isundura leta. Ntabwo rero leta ishobora gusunduka ntihagire n'abantu bisundukana. Hari abashobora kuzagwa muri iyo nkubiri. Ibyo rero ubundi ntabwo ari byo ubundi byagombye kwifurizwa igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda. Hagombye kuba impinduka nziza. Impinduka nziza rero ishoboka ari uko leta nayo ifite impumeko nziza. Leta rero ikoresha ingufu, ikoresha iyicarubozo, ikoresha kuburiza abantu irengero, ikoresha kunyaga ku manywa y'ihangu, bakanyaga abantu. Ibi rero byo kototera rubanda bene aka kageni no gutsikamira rubanda bene aka kageni biraganisha muri iyo mpinduka, ariko y'inkubiri yo gusundura burundu leta n'inzego zayo n'abayigize. Ibyo rero
niho biganisha abanyarwanda. Hashobora rero kuzaba amakuba, hashobora kuzaba amakuba leta nitasubiza ubwenge ku gihe, kandi ntabwo bigaragara ko ifite ubushake bwo gusubiza ubwenge ku gihe. Abanyarwanda bazihorera, bashobora kuzihorera. Abanyarwanda biciwe, abanyarwanda bariciwe benshi kandi buri munsi abanyarwanda baraburizwa irengero. Ubu ntabwo tuzi niba ntabwo tuzi aho bashyize Bahati. Ni urugero uwo niwe natanga umwe. Hari abanyarwanda benshi baburijwe irengero, bishwe nta rubanza rwabaye, kandi bose babyawe n'ababyeyi, bari bafite bene wabo, baraho baracecetse ariko ntibabyemera, bari mu gahinda gakomeye. Umunsi w'abanyarwanda ako kababaro kabo kahombotse, umunsi kahombotse, hashobora no kuzaba ibindi byago rero. Hashobora kuzaba ibindi byago, kuko iyo abantu bimwe ubutabera, iyo abantu bimwe ukuri, bakeneye ukuri, bakimwa ubutabera, bakamburwa ibyabo, bakanyaga ubugingo bwabo, bagashyirwa mu magereza, bakagira bati n'upfushije ntabashe kuba yaririra uwe cyangwa bamuherekeze ntacyo yikanga. Aho rero abaturage bashobora kuba bazishakira rero ibisubizo byabo, bakabyishakira rero bakoresheje nabo ingufu, kuko ingufu ni iza rubanda. Ni ukubyitega rero. Nacyo ni icyago gisa n'icyototera igihugu cyacu, ni uko aho buzakera abanyarwanda bazisubiza ibyabo, bazisubiza uburenganzira bwabo, bisubize ijambo bambuwe, bisubize ibyabo banyazwe, bahorere bene wabo bishwe cyangwa baburiwe irengero ku maherere. Kubera iki? Kubera ingaruka za wa mucamanza utigenga, kandi umucamanza niwe rukuta rurengera, niwe rutare rurengera uburenganzira ntayigayezwa bw'abaturage. Baravuga ko umucamanza niwe ufite mu biganza bye uburinganire bw'abaturage, ubusugire bwa buri wese, ukwishyira ukwizana kwa buri wese, n'ubutayegayezwa ku burenganzira bwo kubaho. Uwo mucamanza nimba ari mu rukweto rero rwa leta, akaba ari mu mugozi wa leta yamushyizemo ikamba nk'uwigiye kuniga kugira ngo akora ibyo leta ishaka bijyanye n'inyungu zayo, inyungu za politike zo gucinagaza bidashaka, zo kubuza ubuzima bidashaka. Umucamanza niba ari munsi y'urukweto, turi mu kaga cyane. Abanyarwanda bari mu kaga, kuko ejo rubanda ishobora kuzavuga iti tubyikorere, kandi umunsi rubanda yaramutse yarubiye, icyo gihe rero amazi ashobora kuzarenga inkombe rero, kandi ibyo twifuriza abanyarwanda. Bwana Dogiteri Innocent Biruka, nk'umunyamabanga mukuru wa CNRD FRN, mubona ibi byakosorwa bite? Ndagushimiye kuri iki kibazo. Uragira uti mwakora iki, hakorwa iki? Nkamwe CNRD FRN mwiyemeje urugamba rwo kubohora igihugu, murabona ibyo bintu by'itsikamirwa ry'ubucamanza. Umucamanza akaba ari igikoresho cya leta. Muragira muti ibyo bintu byakosorwa bite? Ndagira ngo nkubwire Bwana Rafiki ko icya mbere hakenewe ubushake bwa politike, ubushake bwa politike bwo kugorora iyo mibanire hagati y'inkingi eshatu zigize ububasha, zigize ubutegetsi mu gihugu. Twavugaga ububasha nyubahirizategeko leta, ububasha nshingamategeko inteko ishinga amategeko n'abasenateri, n'ububasha bw'ubucamanza. N'ubucamanza twavugaga ubucamanza bwicaye, twavugaga n'ubucamanza buhagaze. Hari rero ubushake bwa politike turabufite. CNRD FRN dufite ubwo bushake bwa politike bwo kuzashyiramo imbago zikomeye hagati y'izo nzego eshatu. Abo muri leta bagakora ibyabo, niba bari bo batanga imishinga y'amategeko, imishinga y'amategeko ava mu badepite kuko nyakuri.
umudepite aho atuye ashobora kwitegereza ikibazo, umudepite aho atuye, umudepite inzira anyuramo ajya ku kazi ke, umudepite inshuti ze, umudepite aho atemberera, umudepite ntaho ahejwe, umudepite aho anyura hose ashobora kubona ibibazo akaba aravuga uti hariya ku itegeko, cyangwa se ati hari itegeko ririho ariko ritakirimo ibisubizo bihagije ku bibazo bigaragara. Umudepite mu burenganzira afite nk'intumwa ya rubanda akaba ari we utanga ibitekerezo by'uburyo amategeko yashyirwaho mashya cyangwa amategeko ariho yakosorwa kugira ngo habwe ubugororangingo none ibintu bigende neza. Ariko umudepite agaporopoza itegeko atari uko yabitegetswe na minisitiri, atari uko yabitegetswe na generale runaka. Ubushake bwa politiki bwo kugira ngo perezida wa repubulika aba ariwe koko umucamanza mukuru, ariko kuba umucamanza mukuru kwa perezida wa repubulika ntabwo bivuga ko mu by'ukuri koko agomba kuba ariwe umanuka cyangwa yorohereze intozo ze bajye gutegeka abacamanza, bajye gushishimura amakanzu abacamanza bambaye babakoresha ibidakorwa, babavugisha amangambure. Icyo gihe ntabwo wari perezida wa repubulika, icyo gihe yabarirwa katsamuriro, ntabwo ari we mutware dukeneye. Turashaka ko perezida wa repubulika urukwe akaba ari we wimararira inzego zose, ariko inzego zigakora mu bwigenge. Ububasha nanone nyubahiriza tegeko nanone, kuko niho burya mu bubasha nyubahiriza tegeko nibo bafite igitsure kuri parike, ni ukuvuga abashinjacyaha n'abagenzacyaha. Nanone ubwo bubasha nyubahiriza tegeko ntibushyireho igitsura abagenzacyaha n'abashinjacyaha ngo bajye kubeshyira abanyarwanda ibyaha. Dufite rero ubwo bushake bwa politike bw'uko hazajyamo inkike zitanyeganyega hagati y'inzego z'ububasha bwa leta. Noneho umucamanza rero nyirizina tukamuha uburyo bwo gukora umurimo we kandi agakorera abanyarwanda mu bupfura afite, mu buhanga afite, no mu bunararibonye afite. Ubupfura bw'abacamanza, abacamanza bagira amategeko bagenderaho, amategeko abungabunga ububasha bwabo kugira ngo bafate ibyemezo koko babivanye mu mutimanama, kandi bafite ibyemezo babivanye mu buhanga bwabo, barigishijwe bihagije. None se urafata umucamanza umwe w'imyaka 30, 25 udafite ubunararibonye buhagije, kandi nanone utamuhaye ubuhuru buhagije, umushyizeho igitsure, aracyari muto, nta nararibonye afite, ntiyanize bihagije, ntabwo amenyere bihagije amadosiye aremera ibibazo bihanitse, ukamuha idosiye agaca urubanza rumwe rwose. Icyo kintu cy'umucamanza umwe nk'uko byaharawe mu Rwanda ubu ngubu, ugasanga umucamanza araza ari umwe. Yego ni urwiganwa, kuko dusanga mu Bwongereza, muri Amerika, icyo kintu cya rojijinike cy'umucamanza umwe, ariko aba ari umucamanza ufite inararibonye rikomeye cyane, umenyereye amadosiye. Naho hariya barazana umucamanza w'insoresore bakamuzana, akaba ari we ujya gukemura ibibazo mu by'ukuri, ariko baba bamwandikiye uko aza kubikemura, uko aza kubikemura. Ngira ngo uribuka ijambo uriye Vode yavuze avuga ati uko imanza zicibwa turabizi, ati ari urega baba bamubwiye imirongo migari, bamuhaye imirongo ntarengwa y'ibyo arega, atari abaca urubanza nabo bacamanza nyine bicaye nabo baba bazi icyo leta yifuza, ari abavoka baburanira uregwa, ari na avoka generale, ni ukuvuga abo bahagarariye ubushinjacyaha, baragenda bakajya impaka, ariko mu by'ukuri nabo ubwabo bazi neza ko ikizavamo kizwi, kuko icyifuzwa na leta kiba kizwi. Ubwo rero si ubutabera, twe dufite ubushake
bwa politiki, hari ubwo bushake bwa politiki bwo kugira ngo hajyemo itandukanyirizo, inkike zitajegajega hagati y'inzego ziyoboye leta, hakaba noneho no kuzaha umucamanza uburyo ibikoresho, intwaro zo kugira ngo koko ace imanza nziza. Ni ukuvuga kwigishwa bihagije, abacamanza bakiga bihagije, bakagira amahugurwa ahagije, bakoherezwa kwihugura no hanze, bakamenya neza ibibazo uko biteye, nanone bakagira amategeko bagenderaho, icyo bita kode ya deontoloji yabo, kandi ntayegayezwa. Iyo kode ya deontoloji ni ukuvuga amategeko agenga ubupfura muri uwo mwuga wabo w'ubucamanza. ayo mategeko akongera agasuzumwa akavugururwa, bikagaragara neza yuko ari amategeko ko azatuma umucamanza koko yumva koko afite ahamagariwe koko kubungabunga inyungu rusange, hatari inyungu z'agatsiko, atari kuvuga ngo jiji perezida azandeba igitsure ahite antegeka kujya mu murongo uyu n'uyu, bitewe yuko na wenda minisitiri w'ubutabera nawe yaramuhamagaye akamushyiraho agatuza. Oya, amategeko agenga ubupfura mu bucamanza azasubirwamo kugira ngo twizere neza ko kuko umucamanza afite imyifatire izatuma ibyemezo biba bizima. Nanone abacamanza bagahembwa neza, sinzi uburyo bahembwa ubu ngubu, ku buryo umucamanza atagira agatima karehare hako kuba yarya ruswa, kuko iyo umucamanza ariye ruswa biba bipfuye byose, biba bipfuye byose, kuko ibyemeza bifata akurikije uwamuhaye iyo ndonke, iyo bituga ukwaha. Burya rero akenshi nanone ni leta iba yabyishe, kuko umucamanza uri mu nzara, umucamanza afite ideni banki runaka, umucamanza ufite umuryango ufite ibibazo runaka, ntabwo aba yigenga. Umucamanza rero iyo atigenga bihagije, nanone ntashobora guca imanza nzima. Ubwo rero reka mbisubiremo, hari ububasha, kandi ububasha twijeje abanyarwanda, twarahiriye abanyarwanda kubwo bubasha bw'umucamanza tuzabubungabunga kandi tukabuha ireme cyane, dushyira inkike hagati y'ububasha bw'ubucamanza n'ububasha nshingamategeko n'ububasha nyubahirizategeko, kugira ngo umucamanza amenye neza yuko ikibuga arimo akiniraho ari ntavogerwa. Hakaba rero noneho n'ibyemezo n'ingamba zo kugira ngo umucamanza azajya aba yigishijwe bihagije, umucamanza afite ubunararibonye buhagije. Niba umucamanza ataragira ubunararibonye buhagije, akorane n'abandi bamurebera, bamukuriye, bashobora kuba bamenyereye amadosiye. Twifata umwana w'inkumi w'imyaka 26 wenda urangije kaminuza mu myaka 2 ishize, ngo tumuhe dosiye iremereye yo gufata icyemezo kuri za miliyari z'abanyarwanda babonye biyushya kuya, cyangwa umucamanza w'insoresore, cyangwa umuntu wo muri parike w'insoresore udafite ubunararibonye buhagije, cyangwa utazwiho ubwitonzi buhagije, tukamuha mu maboko ye ibibazo byo kumenya abantu bakurikiranwaho kandi bakurikiranwe ibyaha biremereye. Hakumumva koko abantu ukuntu baba bari mu kaga. Aho rero tuzahakosora, abacamanza babe bari mu madosiye kuko bafitiye ubuhanga buhagije, bafitiye inararibonye ihagije. Utaragiye iyo nararibonye akorane n'abandi kugira ngo twizere koko icyemezo kiza gufatwa na bose uko ari 3 cyangwa 2 kiza kuba ari icyemezo kizima. Ubushake bwa politike, ingamba zo kwigisha abacamanza no kubaha inararibonye ihagije, no kubaha ya mategeko navugaga, kode ya deontoloji, no kuvuga imyifatire n'ubupfura mu murimo wabo, ku buryo koko tuba turi siri, twizeye neza nta shiti yuko umucamanza idosiye yijyamo afite umutima namuhagije wo kuyikemura neza, idosiye akayijyamo afite ubuhinga n'inararibonye ihagije yo guca urubanza neza. Ndagushimiye kandi ndashimira abakurikiye iki kiganiro, mbibutsa ko umucamanza ari rubanda,
umucamanza ni rubanda nyarwanda iteranye, n'umucamanza azaca urubanza akurikije ubushake bwa rubanda, adakurikije ubushake bwa leta, adakurikije ubushake bw'umunyagitugu, adakurikije ubushake bw'aho umusirikare ufite inyenyeri zimushengura intugu. Umucamanza agakurikiza umutimanama we, afite inararibonye ihagije kandi afite ubuhinga buhagije, we agashishikazwa n'igifitiye inyungu rubanda nyarwanda. Ndabashimiye, nimuhorane Imana. Murakoze bwana Dogiteri Innocent Biruka. Uwo yari umunyamabanga mukuru wungirije wa CNRD FRN, watangaga umurongo ubutabera bwagombye kugenderamo, bukaba ubutabera bwa nyabwo, aho kugira ngo bube igikoresho nk'uko leta y'agatsiko iyobowe na Kagame ubu yabuhinduye igikoresho ikoresha mu gupyinagaza abanyarwanda. Nshuti mwari mukurikiye ikiganiro Aho Bigana kuri radiyo na televiziyo Ubwiyunge, turabashimiye. Njye nari Mugwaneza Rafiki, naho ubutaha. Aho Bigana, Aho Bigana. Il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer. Muri CNRD FRN ibyo byose twarabisuzumye, turabyitegereza, dusanga bitagomba gukomeza. Dufite rero imigabo n'imigambi yo kugira ngo tuzahangane n'iyi leta. Igisubizo cya mbere ni ugukuraho iyi leta. Aho Bigana ni ikiganiro cya radiyo na televiziyo Ubwiyunge.